Utageze mu makuba arishimanira, ariko iyo ageze mu byiza numenye ko yanyuze mu bibi cyane umuntu abantu. Ijuru rizamurika amaherezo, kubibabaza byose ukabibamo ko waje, genda ukagiteka ibyo bibi bikuguye umuntu abantu. Iyo utera imbere abagusubiza hasi, basabirirwa kubera urumuri rwawe ruriho, ntibigomba kuguhema mu nzira zose umuntu abantu. Ahinduka mama wibaze gato, abakora ukoreshwa byose cyashira, twiteguye mbese igihe kizaza umuntu abantu. Tukava aho twahamye dusenga, ubugingo niko butanga byiza byinshi, komeza inzira wizi nakuza umuntu abantu. Iyo utera imbere abagusubiza hasi, basabirirwa kubera urumuri rwawe ruriho, ntibigomba kuguhema mu nzira zose umuntu abantu. Ahinduka mama wibaze gato, abakora ukoreshwa byose byashira, twiteguye mbese igihe kizaza umuntu abantu. Ahinduka mama wibaze gato, abakora ukoreshwa byose byashira, twiteguye mbese igihe kizaza umuntu abantu. Ahinduka mama wibaze gato, abakora ukoreshwa byose byashira, twiteguye mbese igihe kizaza umuntu abantu. Umuntu abantu. Niko kubwe bana basaza baje batubwira inkuru nyinshi, ariko izo zose nzemeye pe. Oye ubasha twa twarakoze kuva kera. Simwakoze iki muri Reba zirandege ngo ni bari za drone. iki Drone. muri kutubesha Irane yigendagamo nubwo bo isigaye na kenshi kubona mutanga. akora uzi kubona nkadanse mu nkataje hasi kandi iri gucumba ukagera ute ntasimbuka kanjye hasi gatabera ngo yabaye ikivuye mu ndege yabaye biva mu ndege. Oya ntabwo kuvuga ngo ni indege barane yirasaga nka guca yahanuka nkamanuka ndi kwisunika shaka kugira itagwa inka ifata neza. ego kinyuma akora mucu bibi bya ibisoza bikutubesha wayidurira. Ariko ubu ndi muranabizi uramu president wa Amerika nijyo anamwimitse kugira ngo umanye ngo mudi aho fana mwana yishuye ntanyamu yes arakwambiye biri kubesha ndambi ibinyoma by'ibisaza mwabisaza njuva njewe mu ntambara yashikara nahitire uzuye ibintu nakoze wakoze iki we nagiraga ku kibabi gani mvira gani izi nkuru ndazirava twigandarira cyane kutumya mwabisaza